iyo ntago njye mbere warukuye hehe nyine wari urwaje dore mbogo njye nagiraga nimero ye kandi njye twaravuganaga kandi ngeze aho dore mbogo yarari ndababwira kutatwaye kamera nyine ngo bitumenyeshe mbere ukaba uje kubivugana njye ntabwo ngiye gutanga amakuru cyangwa ngiye gutanga amakuru njye ngiye gusodera mbo umuvandimwe ntabwo ngiye gushaka amakuru nk'imwe by'abantu baza gushaka views ikimbabaza cyuta n'ibindi bintu ni ibintu by'abantu bo mu Rwanda bavuza kuvuga umuntu uko yapfuye baganira barambwiye ati mu mwaka hapfa batatagiye dore mbogo sigaye babiri ubwo rero nimwe mbakurikiye undi muntu abimwifurije nitandukanyije n'ababivuga ubuse noneho n'indora akurikira nyuma ya Brian Brian ntabwo aragenda ariko nishinyagura Brian ntabwo aragenda Brian arahari Brian azamera neza ariko njyewe inkuru yarinzanye ntabwo ari ndapfa kuri dore mbogo nuko impamvu ze kuri dore mbogo nyanganire njye sindi kumushinyagura sinzi uko uvuga ati bagoye n'abagoye aho nose bagura amacupa amaze kwagura amacupa sadunda wawe umuseriveri amwishyuje ngo iyi fagitire ngo ni nyinshi ngo njyewe ngo nagufagitire ngo sinshobora gutanga fagitire ngo kubera yuko ngo amafaranga ngo njye nagura kuri abantu ngo nanywereyayo maye nka data sadunda mutinganyi have byihorera pastor uragiye use tuzasengerwa nande sadunda sigasenga iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye Yes turasuje kandi tubahaye ikaze bakunzi ba Manzi na Innocente ni kakanya twageze ibiganiro bye bitandukanye bari mu Rwanda bwo tamasimbi muri Aziya muri Amerika Australia i Burundi ewa na Tanzania hose nizere kumeze neza utameze neza rero bibaho akanya kamwe umuntu abameze neza ubundi bikanga cyangwa se akanya kamwe karwara ubundi gakira cyangwa se abantu bagapfa abandi bakavuka ariko hamwe n'Imana ibintu byose bigenda bicamo kandi bikagenda neza ndetse ku murongo bisanzwe ni Aline muri kumwe kuri mikoro za Manzi na Innocente turi kumwe n'umusore hano imbere za kamera zacu ndabona nazi ibintu arimo kwikora mu bwanwa nimba buriho nimba bimeze utese mane kuki nabwanwa mane cyari muto buzaza kuki nabwanwa ufite nkabona kugenda ubushimashima bimeze ndacyari muto buzaza ndacyari muto bwanwa buzaza umeze ute meze neza ndashima Imana ndavuna uruti uravuna uruti turakwakiri kuri Manzi na Innocente mwakoze cyane nuzagara mu ngo abanyarwanda umusore muzagira kuzushinga ku metero n'imisago nasajwe bashaka nyamara imyaka ntakase ngo yameranze nyamusi igipfa nibarira bucura bw'abazigabo umufana bafana baranze ariko uvuze ntabwo numvise wavuze umuntu avuze ngo ikira nuzagara umusore muzagira kuzushinga kuri metero n'imisago nasajwe bashaka imyaka ntakase ngo yameranze nyamusi igipfa nibarira bucura bw'abazigabo wabo umufana bafana akasumbye kasongoyihwa ntagakima baranze kasongoyihwa baranze cyane barakuzi bose cyane na breaking news baba babizi ko mba nzifite babazi ko yonje hari inkuru nshya mba nzanye hari ikintu kidasanzwe manje kubabwira ngira ngo ntangira bwa mbere yabwiye abantu ko nabonye inkuru zivuga ko sadunda ashobora kuba ngo yapfuye koze inkuru mbihakana mbabwira ko ibyo bintu bidashoboka nta muntu upfa ngo abone umurambo wireta turimo ntabwo nyibishye ko umuntu yapfuye ngo ntunyereke n'umurambo yapfuye se yapfiriye se n'uwagiye mu mazi bamukurayo n'uwagiye yavayo ikindi nongeye kubona indi nkuru bakomeje kuvuga inkuru ngo sadunda yapfuye nazanye inkuru nterwa n'amabuye mbabwira ko sadunda afunze kandi ngiye nkuru nanyifite nyizeye neza mfite amakuru ndavuga ati sadunda ntabwo ashobora kuba yapfuye nababwira ariko kugeza ubu ngubu nabaha gihamya yuko sadunda afunze inkuru ko sadunda afunze narayizanye benshi ntibayemera ndabibabwira ndavuga ati sadunda yafatwa sadunda no kuvuga ngo
njye n'umuntu akurikirana amakuru hano bose bari bazi ko Sadunda yapfuye bizwi abantu n'umugore we yiyakiriye ibyo bintu babikuye he izo rero njye abantu babuze n'injye uzibona ngiyo nkuru wowe ushaka ukabura barabizi breaking news njye hariya na bamwe mu influencers sinshaka kumuvuga izina hano ko mu influencer hano batinya kandi ninjye abaza amakuru amaze nk'inkuru wifiteho amakuru gutya na gutya inkuru ya dore imbogo ninjye mu nambere wayivuze ko ngiye bagipfa ntataracaho n'iminota 3 nari mbizi ako shana rero iyo ntago njye mbere wabikuye hehe nyine wari urwaje dore imbogo njye nagiraga nimero ye kandi njye twaravuganaga kandi ngezeho dore imbogo yarari ndababwira kutatwaye kamera nyine ngo bitumenyeshe mbere ukabuje kubivuga je ntabwo ngiye gutanga amakuru cyangwa ngiye gutanga amakuru ngiye gusodora imbogo umuvandimwe ngiye gushaka amakuru nk'imwe byo abantu baza gushaka views ikimbabaza cyuta n'ibindi bintu ni ibintu by'abantu bo mu Rwanda bavuza kuvuga umuntu uko yapfuye twarabanye twavuze neza twaze ati ngeza ngahunda ganda karanje batabona ya kigoryi ngo ni Bosco Impact gikomeje gushinyagura cyumva hangaha kindi gicucu cy'umupasiteri ntazo akisi izina ngo ni pasiteri bikomeje kuvugwa hari akantu karimo bikomeje kuvugwa ngo bikomeje cyangwa amamodoka ipakira ibishingwe na ipakiramo umuntu bita Pastor Claude ashyiramo Bosco Impact nkabuzuzamo hara mu kimoteri umubyeyi we ko ngo yasabye imbabazi nkabatwarana na cyane n'itamazirantoki mu modoka imwe nkaya nashaka ikimoteri kiza kitarinduba kuko ndoma ni mu mujyi nkashaka ikimoteri yana bajugunyamo kuko umuntu uta Bosco Impact Bosco Impact banza nkubwire Bosco nsaba umuntu utamurangira niba koko mu Rwanda hari amategeko Bosco akaba ari mageragere dore ngaho wundi mbivuga ntari busubiremo niba mu Rwanda hari amategeko umuntu uta Bosco Impact na Pastor Claude bakaba bari mageragere ntari gukabye nzemera kwireta igenda ku mategeko numva Pastor Claude n'umuntu uta Bosco Impact bari mageragere urafata Bosco Impact urari umukarani nduzika umukarani umukarasi uhamagara abagenzi muri gare arazanga ipanza akazi kabikuye nindo tamuzi arivuga se Bosco Impact yabahe uzahaba Bosco umuntu afite ubushobozi bwo kwishyurira inzu unkunze kubiza afite ubushobozi bwo kwishyura n'akageto k'icumane Kigali ngo ajya kwa nibwera mvura imara bimuhanga ariko yarayibeteretse yabaze kuba umuntu wa danger niki aramara gira ute nza korera ibiganiro inzu se niye inzu manga zikodeshwa ngaye kadasteri nkingi iriko nani nyuma kushobora gukodeshwa 7 ariko urakabye ese muhanga bwaba mu mujyi habazaburinga inyuma iyo ngiyo ahantu utanamenye ubwoko bwawe ubuzinganjwi ariya ngo ni ubuzinganjwi cyakora man cyakora umuntu ukora cyakora umuntu akoze subscribe kwa boss urwego rwanyu we haba we acashi nuwe yapfara cyashinyago nubu aracyari avuga ngo nubu Mwita Pastor Claude cyakora man muhurure Brianne dore bye nagare byiza Brianne ngo ibintu bimeze nabi ngo nagiye gukurikira ngo Claude ngo arashaka kumugeza hari umuntu jane nicaye ahantu nabakamara ya hostinze n'iki ari twaganira barambwiye ati mu mwaka hapfa batata tagiye dore imbogo sigaye 2 ubwo rero nimwe mbakurikiye undi muntu abimwifurije nitandukanyije n'ababivuga ubuse noneho n'indora kurikira nyuma ya Brianne Brianne ntagaragenda ariko nishinyagura Brianne ntagaragenda Brianne arahari Brianne azamera neza ariko njyewe inkuru yari nzanye ntagaragenda ndapfa kuri dore imbogo uko impamvu ze kuri dore imbogo nyanganire njye sindi kumushinyagurira ariko byarambabaje ibintu by'umuntu twa Bosco Impact mana we nubita Pastor Claude bamba Pastor Claude umupasiteri afashe umugore akamwirukana yamara kwirukana umugore ngo umugore wanyanga nasanze arwaye sida ngo kandi ngiye ngo ndimuze ariko yakora pasiteri we nabyaranye kabiri arwaye sida ni wayirwara cyakora wagaragaye sida yawe yagaragaye urakura mu mubona Pastor Claude ayewe data we yagutereza tereta umukutirizo yagutese ne wamucika afite umugore zagasanze bazambwe mbivuge ubyaye kabiri yinjiye oyata wa muntu uta Pastor Claude cyakora Pastor Claude oya ibyo ngibyo umuntu amaye titre kwa pasteur mana we ako ngo nahana abarizwa ngo baravugaga ngo haza pasteur atagira ibiro tagira n'itorera baho ngo kabeza ngo hana sengera ariko ibyo pasteur titre wa pasteur ikubwe haga Pastor Claude yasizwe amavuta cyakora Pastor Claude uzawota niba bako umuriro uriho kuzimusha uzawutorera Bosco tunabyihorera kaneza ari inkuru yanjye twibwirire ibya Sadunda mubona Sadunda mwakunze ntabwo yageze apfa Sadunda arafunze sinabitanze abanyamakuru bajya mwarabibonye inkuru mwarazibonye nawe bitangaje ko wamiba ikiganiro oya ntago ari ikiganiro gendera njye nakora ikiganiro ninjye ubwanjye wahamagaye Kiroso wasawa n'umunyamakuru bari kumwe ndavuga ati Sadunda arafunze bahita bajya kumusura njye wamagaye nyashya ngo Sadunda arafunze izo nkuru so azikuye he njye nkuna zikuye njye mfite ukuntu mbona inkuru bitandukanye n'abandi bantu bose
vaho nge sadunda nari muzi ariko turi n'inshuti nijyaga mwakira gikoreza video z'ubutinganyi kuri Nowa urumva sadunda na breaking iyi nkuru haci iminsi 3 bose atajya kumusura kuri geza barafungiye ko na breaking iyi nkuru mvuga nafungiye nuko byagenze byose niki ngewe nanerekanye n'umukobwa ariko sadunda yakubise gafungiwe kuri Nowa namwerekanye inkuru ikiganiro kirahari yafunzwe ko yakubise ruvuga ngo sadunda mu gihe cyo kugira wenda harimo batarabaca ko batarakibonye ikiganiro kuri Nowa reka kwimagine ko abantu bose baba barakibonye ngo sadunda hari mu gihe cyo guserebura intsinzi ya perezida wa repubulika sadunda wanyu amanuka ajyana nitwa mu Ngororero anywa y'icupa maze kunywa icupa sadunda agurira abantu kumwe umuntu nyine musinze twese tunywa icupa barisinze uko uvuga ati bagoye n'abaguhe abantu bose bagura amacupa maze kwagura amacupa sadunda wawe umuseriveri amwishyuje ngo iyi fagitire ngo ni nyinshi ngo ngewe ngo nagufagitire ngo sinshobora gutanga fagitire ngo kubera yuko ngo amafaranga ngo njye nagura gura abantu ngo nanywereye batera hejuru fasha umuseriveri ashyize hasi arakubise aramunogereje abantu barahuye sadunda arakubise sadunda we tazaye mu kubeshya bara sadunda agenda yatwawe n'irondo kandi irondo niri ryafashe sadunda mukura mu kabarira mujyana rimugeza ku kagari bahamagara ku murenge imodoka y'ibira zitwara sadunda nijye muri breaking imyaka igihe ifungo sadunda akatiwe Ngororero fata kiroso fatanya kwenda bajyana ati ngiye inkuru sinyikora yabatazaba ngo ni byande byanje nimujyemo muyikore ko dore ngigereza afungiwe ndayibereka kuri gereza Ngororero sadunda amusanga yakatiye 30 jours breaking news narayirekuye umukobwa naramwicaje avakari gusabira sadunda imbabazi sadunda amusabye ko hari amafaranga ngomba gutanga yo kuvuza uwo mukobwa yaramumukaje se yumva yaramukubise bikomeye nyine aramukomeretsa gutya hano kugiye ku gice cy'umugongo n'igufwa aramuvuna ariko nyine nta nkovu za danje nabandi yakubise aho ngaho byari bisanzwe sadunda nyuma azokatirwa 30 jours ngira ngo hanamo bwenda ni barimo babonye ibiganiro agiye nabyivugira nyuma 30 jours rero breaking news sadunda uyu munsi turiho umunsi waje mu gitondo ku isaha 3:15 sadunda arakurwa muri gereza ngo ryari uyu munsi turi itariki irakurikira uyu munsi ejo ku munsi w'ejo kibona iki kiganiro ku munsi w'ejo umunsi urakurikira ubonera iki kiganiro sadunda araba ari hanze aserebura n'ikimenyimenyi kugira ko nkubwira ngiye mbizi kamwe mu tubari ntari buvuge nko sadunda ari bwakirirwa kandi twamenye yuko ngo azaza ngo ku itariki imbere 10 na zinga ibyo bintu nyine bitara nta 10 na zinga ibyo byihorere ngiye ngo hay breaking news simbikubwiye urebe iki kiganiro umunsi kiragera kuri cana umunsi ukurikira urabona sadunda hanze kandi sadunda we ubwe umugore we yaratwibwiriye ngo tubitangaze ko ku itariki 10 aribwo 10 naziki se kandi nyambi kwibwirira mvuye ku rukiko sadunda yasomewe kandi umugore se nta makuru yari afite umugore we yarazi igihe agombaga sadunda kuzaburanira urumva akarekurwa kumwe gusoma imyanzuro y'urukiko sadunda mpamvu asoma imyanzuro y'urukiko yari ataruzuza ibyo wa mukobwa yakubise agize ute asaba amafaranga sadunda ari mu diaspora nje wantumye kuri sadunda nk'umuntu ufite channel ugira ukora ibiganiro amafaranga ndagenda nhereza wa mukobwa umukobwa ajya kwemeza ko ari sadunda arekurwa sadunda kuvuga mu munsi w'ejo sadunda bamaze kurekurwa sadunda ava mu munsi w'ejo abakunzi ba sadunda muze kumubona ngiye cyakora ikintu nashimye naganira na sadunda ni ikintu kimwe sadunda namushimiye yarahindutse sadunda muri gereza yafashe titre ya pasiteri baba sadunda muri gereza baye pasiteri amaye nka data sadunda mutinganyi have byihorera pasiteri agiye use tuzasengerwa nande sadunda asigasenga yafite icyumba cy'amasengesho muri gereza sadunda afite abayoboke bamukurikiranaga Ewe, fakura pasta korode yego. Ahubwo sadunda naza nsimbura pasta korode. Aza yajya bwiriza ubutumwa bwiza. Ibyo bintu se bya Binabi, simbe. Neturi hano. Nago byako. Mubwire ibintu negane na sadunda. Nago sadunda. Akintu waganiye na sadunda umugore bataganiriye ni ibiki. Asibugo rero nge mvuyeyo. Ubu tuvugana akanya rero umugore ugeze. Nge mvuyeyo. Mbonye umamagara igitaraganya hasi. Mvuyeyo. Ampaye kamera. Imva nge niviriyeyo inkuru navuga ni video sadunda ku munsi w'ejo azaba ari hanze. Kandi ikindi kintu ngiye kuvuga kiri burize ijambo ryiza agiye kumuvuga butumwa muzamubona yigisha abantu ibintu bijyanye n'Imana. Ntabwo twapfa kubyemera mbivugiye ahangaha mu comment n'abantu mwe nimubibona muzagaruka ngamubwiye uti ngarutse mu kiganiro nzagaruka mvuga ibintu navuze igihe iki niki byarabaye cyane ntibyabaye
breaking news nyivuze ngendaga kwijunga nayo bababwira tese narabeshyaga mwese murabizi mvuga ko Sadunda ari atapfuye ari muri gereza ubu se ntimwabyibonera ndacyabeshya nkava ko bapfuye sinaje nka breaking inkuru ati Sadunda ari muri gereza nyuma y'iminsi 5 nibabonye ikiganiro kigaragaza ko Sadunda ko kafunze niyi nkuru ndayibabwiye Sadunda baramubona hanze ikirenze kuri ibyo Sadunda baramubona umuntu w'umugabo yasubiye kwa Innocente ameze neza aha Sadunda ikimenyime kizabereka ko Sadunda agenda gusura mu rugo ameze neza nyuma y'iyi video nyuma yo gusungwa kwa Sadunda muraza kubona ibirori bya Sadunda tumwakira nk'umuntu uvuye muri gereza yese breaking news ngwaye urabona video igaragaza ko Sadunda tusereba ko Sadunda muri gereza iyo video nitaboneka muzamenye ko n'ibyo byose ndi kwabeshya cyakora mana nje singera kuvuga amagambo menshi nishaka nafungira ikintu nijeje abantu bose kuri Manzi na Innocente muranzi ino nkore subscribe kuri no 250 TV mwarambonye kungira breaking news ntabeshya nta muriro na pranka nje sinya pranking abantu mvuga inkuru ziriho nge ntago ntandukanye nabari abantu sinasena nashinyagura nka Pastor Claude cyacyohe ngo ni bose ko cyakora bose ko we ndagukarabye umva mubwire singubwije ukuri ari simbikubwiye ibi nkubwiye nutabona umuntu bita Sadunda hanze ya gereza mbivugiye mu maso y'abanyarwanda sinzagaruka kuri umunsi w'ejo nutabona Sadunda sinzagaruka imbere ya mikoro katugushimire reka nanataye niba atabona ejo Sadunda sinzagaruka katugushimire tuvuge ngo reka dutegereze iby'uno musore atubwira si ibi bintu nyine okay kadutegereze turebe ibigaruka rya Sadunda ngo yabaye pasiteri sinzi aha n'ubutinganye murakoze cyane katubashimire namwe mudahwema kutwereka ko mudukunda mutanga ama comment ciao ciao